ufitiye icyizere Rwanda, ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Jye ugiye kubagezaho cy'uyu munsi nitwa Kamanzi Venuste. Nkuko mumaze kubimenyera muri iki kiganiro tuganira kenshi kuri gahunda, politiki n'ibikorwa by'inzego z'ibanze Minaloc n'ibigo bishamikiyeho. Ariko tukanaha urubuga abaturage kugira ngo bagire uruhare mu bibakorerwa. Uyu munsi tugiye kongera kuganira ku miterere y'inzego z'ibanze, uko ziyobowe n'uko zikora. Niba udukurikiye utabisobanukiwe neza, utegeye amatwi ntihagire ikigucika. Twihuse reka twakire umutumirwa w'uyu munsi, akaba n'impuguke muri politiki yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Aratangira atwibwira ndetse anadusobanurire mu buryo burambuye inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu Rwanda ni izihe, ziteye gute ndetse ziyobowe gute. Murakoze. Nitwa Ndahiro Innocent, nkaba ndi umukozi ushinzwe imiyoborere y'inzego z'ibanze na politiki yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Wenda mbere yuko njya ku bijyanye n'imiterere y'inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, nagira ngo manze mvuge ko ziteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya ko ubutegetsi bwa leta bwegerezwa abaturage mu nzego z'ibanze. Ikindi nanone ni uko dufite politiki yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage, tukagira itegeko rigenga umujyi wa Kigali n'itegeko rigenga inzego z'ibanze cyangwa se n'itegeko rigenga akarere n'itegeko rigenga imirenge, utugari ndetse n'imidugudu. Nkomereje ku kibazo wari ubajije kijyanye no kumenya ese izo nzego ni izihe. Ubundi dufite akarere nk'urwego rw'imitegekere y'igihugu rwegerejwe abaturage, rufite imiyoborere yihariye, ubuzima gatozi, ubwigenge mu miyoborere no mu micungire y'umutungo n'abakozi. Dufite kandi imirenge, utugari n'imidugudu bigize akarere nk'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage ariko zidafite ubuzima gatozi. Ni ukuvuga rero ngo iyo tuvuze inzego z'imitegekere y'igihugu zigize akarere, imirenge, utugari n'imidugudu. Kuri ziriya nzego navuze, uhereye ku mujyi wa Kigali ukamanuka ukajya ku turere turiya 27, ukajya no ku mirenge n'utugari n'imidugudu, hari urwego ruhari rukuru zose zihuriyeho, urwego rwitwa inama njyanama. Inama njyanama ku mujyi wa Kigali irahari igizwe n'abantu 11. Inama njyanama irahari ku karere igizwe n'abajyanama 17 batorwa mu byiciro bitandukanye. Ku murenge hari inama njyanama y'umurenge nayo igizwe n'abajyanama bitewe n'umubare w'utugari umurenge uba ufite. Ku mudugudu naho hari inama njyanama. Ni ukuvuga ngo rero inzego ziyobora akarere, ibereye ku karere, ubona ko ari inama njyanama nk'urwego rukuru mu rwego rw'akarere rufata ibyemezo bitandukanye bijyanye no gutuma akarere kuzuza neza inshingano zako, kandi ndetse rimwe na rimwe inama njyanama igatanga n'amabwiriza cyangwa se n'umurongo ngenderwaho mu karere, cyane cyane nko gushyira ingamba z'iterambere, gushyira amategeko agenga imikorere y'inama njyanama na komite nyobozi y'akarere, gushyira inzego z'imirimo, kwemeza ingengo y'imari, nyuma yo kwemeza ingengo y'imari gukurikirana gushyirwa mu bikorwa, gukurikirana imyanzuro y'iraporo n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Mbese ni ukuvuga ngo bafata ibyemezo bituma akarere kabasha kuzuza neza inshingano zako. Hanyuma ikindi kandi ni uko inama njyanama ifite ububasha. Inama njyanama y'akarere ifite ububasha bwo guhagarika umujyanama cyangwa se umwe mu bagize komite nyobozi y'akarere witwaye nabi cyangwa utarangiza inshingano ze neza. Ikindi ni uko inama njyanama ifite ububasha bwo gushyiraho ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi bihabwa abatubahiriza amabwiriza y'inama njyanama y'akarere hakurikijwe amategeko. Nk'uko twabivuze rero nanone ni ukuvuga ngo ku rwego rw'akarere hari icyo bita komite nyobozi igizwe n'abayobozi 3, meya n'umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu ndetse n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Abo ngabo mu buzima bwabo bwa buri munsi bashinzwe gushyira mu bikorwa gahunda za leta zitandukanye ndetse no gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inama njyanama y'akarere,
ariko cyane cyane ubuzima bwa buri munsi bw'akarere bakaroba bukurikirana, kumenya ibikorerwa mu karere ndetse no kumenya ibijya mbere ndetse n'ibibazo bihari bakabishakira igisubizo bafatanije n'inama njyanama cyangwa se n'izindi nama n'izindi komite ziri ku rwego rw'akarere. Ubwo nyuma y'inama njyanama iyo yateranye nyine ibyemezo byabo baba bafashe bigomba kubahirizwa kandi bigomba gukurikiza amategeko. Niyo mpamvu y'inama njyanama yateranye mbere y'uko ibyo byemezo bishyirwa mu bikorwa bigomba koherezwa ku guverineri w'intara kugira ngo arebe ko ntawe binyuranyije n'amategeko. Hanyuma ibijyanye n'umujyi wa Kigali byoherezwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugira ngo ibigenzure irebe ko byubahirije amategeko. Hanyuma noneho iyo tugeze ku umurenge nawe ufite inama njyanama murabyumva no kujya inama cyangwa gufata umurongo, gushyiraho imirongo n'ingamba zituma umurenge nawo ubasha kuzuza neza inshingano zawo. Nabo bafite mu nshingano gukurikirana ko umurenge ukora neza, niba ari aho bafite ibibazo cyangwa se n'iki bakabafasha. Ni kimwe no ku bijyanye n'akagari nako gafite inama njyanama. Iyo tuvuye kuri komite nyobozi y'akarere tujya ku bunyamabanga nshingwabikorwa bw'akarere, ari ryo tsinda rihuriweho n'abakozi bose bakayoborwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere. Iryo tsinda ririmo abatekinisiye, ririmo abakozi b'akarere kugeza ku rwego rw'akagari. Byose byitwa ko ari ubunyamabanga nshingwabikorwa bw'akarere. Hanyuma iyo uvuye kuri urwo rwego rw'ubunyamabanga ku rwego rw'akarere, hari urwego rw'umutekano ruyoborwa n'umuyobozi w'akarere rushinzwe gusesengura, gucukumbura no kureba ibibazo bijyanye n'umutekano no kubifatira ingamba. Kimwe no ku rwego rw'umurenge iyo komite nayo irahari. Iyo tumanutse ku kagari iyo komite ntayihari, ahubwo ku rwego rw'akagari hari urwego rwahaje rushinzwe kugira inama akagari mu bijyanye n'iterambere, aribyo byitwa komite ngishwanama mu iterambere ry'akagari. Ni ukuvuga ngo rero komite ngishwanama ku iterambere ry'akagari ifata ibyemezo, ikagira inama umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari. Ibyo byemezo nabyo bishyirwa mu bikorwa byasuzumwe n'inama njyanama. Hanyuma tukagera ku rwego rw'umudugudu. Ku rwego rw'umudugudu rero ku bijyanye n'amategeko twagiraga mu minsi yashize ajyanye n'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, hari hateganijwe ko inama njyanama y'umudugudu ari abaturage batuye umudugudu bafite imyaka 18 kuzamura. Ariko inama njyanama cyangwa se inama njyanama isa gutyo ikurikije uko iteguye, iyi ngiyi ishobora kuba itarigeze zibaho ukurikije imiterere y'uko tugiye kuvuga inama njyanama. Ni ukuvuga ngo inama njyanama y'umudugudu ni urwego rukuru ku mudugudu. Urwego rukuru ku mudugudu rushinzwe gukurikirana imikorere ya buri munsi ya komite nyobozi y'umudugudu no kubagira inama mu kuzuza neza inshingano zabo. Inama njyanama y'umudugudu ifite inshingano, ifite n'ububasha. Ariko mbere yuko tugera ku bubasha, reka tumaze tuvuga abayigize, kubera yuko mu itegeko rya mbere ryavugaga yuko inama njyanama ari abaturage bose, ariko ubu ngubu inama njyanama y'umudugudu igizwe n'aba bakurikira. Igizwe n'abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umudugudu, abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'umudugudu, abajyanama b'ubuzima, umujyanama w'ubuhinzi n'ubworozi ku rwego rw'umudugudu aho bari kuko ntabwo ari hose, abagize komite y'umugoroba w'umuryango ndetse n'abandi bantu babiri bahagarariye abikorera batorwa n'abagenzi babo ku rwego rw'umudugudu. Inama njyanama y'umudugudu ifite nayo biro, perezida, visi perezida n'umunyamabanga. Hanyuma rero mu bubasha bw'inama njyanama y'umudugudu, ari nabwo tugira ngo abakurikiye ikiganiro bazamenye ubwo bubasha, nuko inama njyanama y'umudugudu ari rwo rwego rukuru rw'umudugudu. Inama njyanama ifata ibyemezo ku ngingo zose zijyanye n'inshingano z'umudugudu. Inama njyanama y'umudugudu ishobora kuvanaho abagize komite nyobozi y'umudugudu iyo abayigize badatunganya inshingano zabo uko bikwiye, bafatanyije mu gukora ikosa bigaragara ko aribo ntandaro y'imikorere mibi mu mudugudu. Inama njyanama rero ishobora kubavanaho bose, nk'uko ushobora gukuraho umwe mu bagize komite nyobozi y'umudugudu utarangiza inshingano ze. Twagira ngo tubabwire ko kandi inama njyanama ku rwego rw'umurenge n'akagari baterana rimwe mu mezi abiri mu nama zazo zisanzwe, hanyuma inama njyanama y'umudugudu nayo igaterana rimwe mu gihembwe. Ku karere ni rimwe mu gihembwe nabo. Rero iyo tugiye ku murenge nawo nk'uko twagiye tubivuga ufite inshingano n'akagari gafite inshingano, ariko nyine
mu nshingano z'ibanze zigiye zigaragazwa n'itegeko mu nzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Akagari gatanga serivisi z'ibanze, kagakusanya imibare ndetse kagashishikariza abaturage kwitabira no kugira uruhare mu bikorwa by'iterambere. Hanyuma umurenge akaba ari urwego rushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere ndetse no guteza imbere imiyoborere myiza n'imibereho myiza y'abaturage. Umudugudu rero ufite inshingano zo gukusanya imibare y'ibanze ijyanye n'imibereho myiza y'abaturage no kwishyikiriza inzego zishinzwe kuyibika, kubungabunga umutekano no gukemura amakimbirane ndetse no guha abaturage amakuru nyayo kuri gahunda za leta, kubashishikariza kuzishyira mu bikorwa no gukusanya amakuru kuri izo gahunda agashyikirizwa akagari ndetse no gufata ibyemezo ku bindi bibazo waherewe ububasha n'inzego ziwukuriye. Urakoze cyane, mu by'ukuri dusobanuye mu buryo burambuye inzego z'ibanze izo ari zo, uko ziyobowe n'abaziyobora. Nagira ngo noneho dusobanurire, hari inzego watubwiye, reka mfate nk'urugero ku karere, watubwiye komite nyobozi, utubwira inama njyanama, utubwira ubunyamabanga nshingwabikorwa ndetse na komite y'umutekano. Izo nzego zose zikorana zite? Okay, murakoze cyane. Uburyo izi nzego zikorana byateganijwe n'amategeko azishyiraho. Aha rero mu mikoranire yabo itegeko ryateganije igihe inama njyanama itumirizwa, ibyiza kuganiraho uko biba byateguwe, hanyuma komite nyobozi muri rwa rwego rwo kubaza inshingano, inama njyanama ikabaza inshingano komite nyobozi niba hari ibibazo biri mu karere, niba hari ugufata ibyemezo ku ngengo y'imari, niba hari gufata ibyemezo ku micungire isanzwe y'abakozi b'akarere cyangwa n'ibindi, bakabijyaho inama, hanyuma komite nyobozi igatanga ibisobanuro nk'urwego rushinzwe umunsi ku munsi akarere. Ibyo byose rero nubwo buri rwego rufite inshingano zarwo zihariye rwahawe n'itegeko, ntabwo bivanaho kuzuzanya. Uyu munsi hari ikibazo cy'amatsiko abantu kenshi bakunda kwibaza, benshi bataranamenya. Mu mujyi wa Kigali iyo tuvuga uturere, akarere ka Gasabo, akarere ka Kicukiro, akarere ka Nyarugenge, turacyabarwa nk'uturere, turacyanitwa uturere, ariko tudafite ubuzima gatozi. Mwabivugaho gatoya nko mu masegonda make impamvu two turere tukitwa uturere, ariko mu by'ukuri nta nubwo two tuyobowe na meya. Tukitwa uturere ariko tudagira ubuzima gatozi. Ubu dufite uturere 27 mu Rwanda. Okay, murakoze cyane. Ngire ngo mu mwaka wa 2019 ubwo havurwa itegeko ry'umujyi wa Kigali, ubundi imbere uturere tugize umujyi wa Kigali natwo twari mu turere dufite ubuzima gatozi nk'utundi turere twese two mu ntara. Haza gusangwa rero uburyo bw'imikorere y'umujyi ufite ubuzima gatozi, umujyi wa Kigali ubarwa nk'urwego rw'ibanze n'uturere turugize tubarwa nk'urwego rw'ibanze. Hafatwa icyemezo cy'uko rero uturere tugize umujyi wa Kigali twakamburwa ubuzima gatozi kugira ngo umujyi wa Kigali ujye ukora ukurikije icyerekezo ushaka kujyamo, ari nazo zira master plan zaje kugira ngo noneho umujyi ube umujyi. Ndahiro, dusoza, abantu bakunze gufata intara nka rumwe mu nzego z'ibanze. Ese baba bibeshya? Urakomeza nanone utubwira uko inzego z'ibanze zikorana n'intara n'izindi nzego nkuru z'igihugu nka za minisiteri n'ibindi bigo. Okay, murakoze. Intara kugeza ubu dushingiye ku mategeko dufite ndetse n'imirongo ya politike dufite, urwego rw'intara ntabwo ari urwego rw'imitegekere y'inzego z'ibanze. Intara ni urwego ruhuza inzego nkuru z'igihugu ndetse n'uturere. Urakoze cyane Bwana Ndahiro Innocent, twaganiraga rero ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi kibanze ku miterere y'inzego z'ibanze, imikorere yazo ndetse n'inshingano za buri rwego. Niba warudukurikiye uri umuturage cyangwa se umuyobozi mu nzego z'ibanze, ukaba hari agashya mu miyoborere kari aho utuye, ukaba wifuza ko twazabasura mukakadusangiza, watwandikira kuri email yacu info@minaroke.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 5353 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Reka nanone dushimire kandi mwe mwari mudukurikiye. Kuba tutatangiranye ikiganiro, mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa Minaroke kuri YouTube.
Jye wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venuste. Naho ubutaha. gira wigire kuko ubufasha butazahoraho.